Mbanje gushimira abakunzi ba Kigali Rwanda TV muri abagaciro kandi muri abantu badanje kuri uyu muyoboro wacu, kandi ndizera yuko mukomeza gukora share, comment, like, mukomeza no gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru mu bambere, kandi turabakunda cyane nkuko mubibona mu nkuru zacu. Aciyeho iminsi urwego rw'ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwataye muri yombi Meya w'Akarere ka Nyanza, ndetse n'itangazo ryasohowe na njyanama y'Akarere ka Nyanza ryagaragajaga ko bahagaritse umuyobozi w'Akarere ka Nyanza kubera imyitwarire itari myiza. Nibyo ngira ngo tugarukeho kugira ngo mbere yuko tureba iby'ifoto iri kugenda igarukwaho y'uwo bita ngo ni inshoreke ya Meya yagize gutya akajya gufata ifoto mu biro bya Meya. Iyo foto noneho akatajya kuyipostinga kuri Instagram. Ni inkuru navuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashimangiye iyi nkuru ubwo Dr Murangira Bitseri yabwiraga igihe ko amakuru ariyo koko ngo Nazinda Elazime yafunzwe kubera akurikiranyweho ari ibyaha akurikiranyweho, ariko nta byinshi yashatse kubivugwaho kuko iperereza ryari gikomeje. Rero nyuma yaho iyi foto ikomeje kugenda isirikira ku mbuga nkoranyambaga, abantu batandukanye bahatangiye kugenda babigarukaho. Rero nk'uko umuyobozi w'inama njyanama w'Akarere ka Nyanza Mukagatare Judith yabwiye igihe ko ihagarikwa rya Nazinda Elazime rishingiye ku myitwarire mibi yagiye imurangwa, n'ubwo atasobanuye iyo ariyo. Nzatsinda yayoboye Akarere ka Nyanza mu gihe kigera ku myaka kuri manda ebyiri nyuma y'uko mu matora ya 2021 yongeye gutorerwa aka karere, ndetse yaramaze imyaka 9 abereye umuyobozi. Yaramaze igihe kinini ayoboye Akarere ka Nyanza, ariko nshaka kugira ngo tugaruke ku bijyanye n'imyitwarire mibi batashatse gusobanura iyo ariyo, ariko akaba agenda hagarukwaho ifoto y'uri kuvugwaho ko ari inshoreke ya Meya. Nibiri kuvugwa, ntabwo turamenya amakuru ko ibintu bihagaze niba koko ari byo, ariko yaragiye yifotoreza mu biro bya Meya. Ifoto arangije noneho agenda yipostinga kuri Instagram kuri yiwe. Hari abantu benshi bagiye babigarukaho, bagiye babyemeza, abandi babihakana, ariko byo tugiye kurebera hamwe ni ibitekerezo cyangwa se reality y'isi dutuyemo. Turebera hamwe ni iyihe nkurumamo, cyangwa se hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma. Rimwe na rimwe hari igihe navuga ko abantu cyangwa se abakobwa, igitsina gore, niba koko ari nabyo haba harabayemo ikosa harabayemo ikosa akaba ari wamutanze, bikaba bigeze naho njyanama y'Akarere imenya ibyo bintu, gusa ntabwo bashatse kugaragaza iyo mico iyo ariyo cyangwa se iyo myitwarire yagaragaje mu kazi. Bikaza kugaragara ko hari ifoto iri kuri Instagram y'umukobwa cyangwa se w'umugore, igaragara ko yari yicaye mu biro bya Meya w'Akarere, kandi byanga bikunda ibintu bijya kugera hanze. Burya abantu bari gukora mu kazi hari amakuru bafite. Reka turebere hamwe rero ibitekerezo abantu bagiye bavuga kuri ino foto. Ni ikiganiro cyatangijwe n'umugabo witwa Papa Kibizu wo kuri TV10, yanditse agira ati: uvugwaho kuba inshoreke ya Meya i Nyanza yifotoje mu ntebe nkuru mu karere, maze ayitereka kuri konte ye ya Instagram. Niyo magambo Papa Kibizu yanditse kuri TV10. Arangije aravuga ngo urabivuga iki? Uwa mbere yasavuga ngo kwifotoza can't confirm, ariko ari inshuti ye, nanjye ngize amahirwe nakwifotoza mu ntebe ya Meya. Ubwo yabwiraga Uswakimu ya minisita cyangwa se y'umuruta, we yamubwiraga ko nta kibazo kirimo kuba yaba yahifotoreje mu ntebe ya Meya, kuko agize n'amahirwe uko yayicaramo cyangwa undi wari wese
byaba ari ibintu bikomeye cyangwa byaba ibintu bishimishije. Undi mukobwa araza, sometimes mubona abakobwa bamwe na bamwe nta bwenge pe. Igitekerezo cye, ibaze ko uzi ko umugabo afite umugore wemewe n'amategeko adateze kuzagushaka, ariko ugakomeza kumwihomaho kugera n'ubwo ubyereka isi yose, ukajya no kwicara mu ntebe ye utemerewe. Ubanza Imana yararemye abagore yaratuvumye. Oya, ahangaha ntabwo wapfa kubyemeza kuko abagore ni abantu bashoboye kandi bakomeye cyane. Rimwe na rimwe hari amakosa yagiye abaho, buri muntu wese agira amakosa, yaba n'umugabo agira amakosa, buri wese, ntabwo ibi ngibi wabishyigikira. Undi nawe yavuze ati ntiwasanga yaragize ute, ugashaka kugaruka cyane cyane ku bimwe twigeze kubona kuri Baritazari, agera gutya akajya arya abakobwa benshi, akabafata ku ngufu, akabarira mu biro, akabasambanyiza mu biro. Nibyo ashaka kuvuga. Nibyo ubugenzacyaha RIB bukimara gukora iperereza, urumva ko RIB nimara kubyinjiramo buri kimwe cyose ikagishyira hanze, uyu nguyu Erazime bazabimenya byose. Undi yaje aravuga ati kwegera ipataro ya papa wawe ntibivuze ko uri so, ari so. Ikintu ashatse kuvuga, ugenekereje kuba yaregereye ipantaro cyangwa se yicaye mu ntebe ya meya, ntabwo byakugira meya. Nicyo kintu yashatse kuvuga uyu mushuti wacu. Undi yavuze ati ese buriya umuvandimwe meya azize ingutiya z'abagore? Ni igitekerezo cyatanze. Isomo rya Samusoni na Dalila baryigishije yasibye cyangwa yasinziriye. Ibyo ni ibitekerezo abantu bagiye bandika mu makomenti, ndi kugenda basomera kugira ngo wumve ukuntu ino nkuru igihagaze n'indi ntera igiye ifite. Ino nkuru rwose urumva ko nta shema ifite kuri Meya. Undi yatanze igitekerezo kigira kiti wasanga harimo imyanzuro yafataga mu karere kugira ngo arebe ko ari umukuru wa Meya. Kiriya kibazo kijya kibaho cyane mu nzego zigiye zitandukanye, aho usanga niba umuntu uhagarariye ikigo runaka, yaba afite ishoreke, yaba afite inshuti, yaba afite abo birwa basambana, ugasanga rimwe na rimwe byica akazi. Niba ari umukobwa cyangwa se umusore, yitwaye uko ashaka mu kazi kuko azi ko ari umuntu mukuru, nyine ari hejuru, kuko baba bakundana. Rimwe na rimwe akaba yakora amakosa ngo arebe ko yaza kuba yamuhana, cyangwa se kugira ngo arebe ko ari cyo yamukoraho. Uyu nguyu niyo magambo yagiye atangaza muri komenti. Urumva ko nyine uyu mumeya yanditse izina ribi ritagaragariza Nyanza. Undi yavuze ati nduzi yamusimburaga ari no gusinya Baritazari w'Inyanza. Abantu muzi Baritazari nyine ni umusore wakundaga abakobwa cyane, wabasambanyaga cyane. Umwe wasambanyije abakobwa bajya muri 400 bagiye batandukanye. Urumva ko bakunzi baca imbere kugenda bagarukaho. Undi yagize ati yabuze ubwenge, yitwa wife management, none kandi nicyo gisigaye gituma dutegana n'abagabo. Nafungurwa nzamuganiriza, twiherereye tubiganireho. Niyo magambo uyu mushuti wacu yagiye agarukaho kuri komanteri bijyanye n'iyi foto Papa Kibusi yapositinze kuri TV10, aho bivugwa ko uyu mukobwa ari sheri w'uyu mumeya, cyangwa se ni nk'ari indaya kuko si umugore w'isezerano, ubwo mva mufata nk'indaya yiwe. Biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Undi yaje aravuga ati uzatinye umuntu utagira ikintu ahomba mu buzima, ahubwo ukuri kuri we yumva ko successful isi yose igomba kumenya ko ari indaya ya Meya. Ni bimwe nari kugenda basobanurira. Buryo nujya usambara n'umugabo ufite umugore, jya umenya we kuri indaya yiwe, kuko urumva we ntabwo waba umugore we wa nyawe, wowe uri indaya yiwe kuko afite undi w'isezerano. Rero ubwo urumva, ubwo iperereza rigikomeje, twebwe turagomeza tubakurikiranire buri kimwe cyose.
nk'uko bigiye bigaragara ku itangazamakuru bigiye bitandukanye. TVTN yanditse, Igihe cyanditse, Inyarwanda nabonye igaruka kuri no nkuru. Tescovia mvaga avuga ngo Meya w'Akarere ka Nyanza yagushije ishyano, ibintu byinshi. Urumva ko nyine ubundi abakobwa benshi bamwe bagenda bibwira ko kumenyana n'ibyamamare cyangwa se abasitari bagushwa n'abagore. Urumva ko abakobwa nyine bashaka kumenya n'abasitari cyane kugira ngo bamenyekane. Akenshi na kenshi ugasanga umuntu ashyizwe hejuru kubera iki uwo mukobwa ngo yiyemere. Urumva ko nyine ntabwo ari ibintu bishimishije kuri Meya w'Akarere. Urumva ko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, Kenisi nawe nabonye aricyo yavuze kuri uyu Meya w'Akarere. Undi nawe kuri comment yanditse ngo Baritazari Nyanza ngo birakomeye 100%, ariko ninde utagira inshoreke koko ko ari ubukene, ahubwo uri umukire nawe wagera nk'abagore nk'ijana. Ubwo uranyumvira n'ibitekerezo bigiye bitandukanye by'abakunzi bacu. Undi ati iyapfuye nawe utayiryaho, mwabonye inkuru. Ubwo urumva aricyo gitekerezo yatanze kiwe. Urumva ku mbuga nkoranyambaga pfa kuba ari ikintu kigaragaye, buri wese agenda azana ibitekerezo byiwe. Iyagiye nawe utayiryaho ihembe. Umuntu uvuga ko bakunaganitse nawe ibyawe byose bijya hejuru ntabwo yaba abeshya, kandi byose bijya hanze. Nawe uzaba ukigukurikiranyweho mu ibanga cyangwa se uzaba ukubikira ibanga. Ayo ni komenti z'abantu bagiye batandukanye kugenda bavuga. Ni hahandi umuntu niba ari ikibi avuzweho agahantu gatoya, isi turimo ubu ngubu ni wa muntu ukubikiye ibanga ahita ashaka uburyo yabanga yarakubikiya ahita arishyira hanze kubera ku buryo bwiwe bw'inyungu, nawe aricuruze, nawe yakwinjiza. Dore ko ibintu byo guforowinga ari by'abantu bashyize imbere, nawe tereka inkuru hasi abona abo basabu yinjiza amafaranga. Urumva ko nanjye menyekanye hari inkuru breakinzi cyangwa se sohoye kano kanya, urumva ko byaba ibintu byiza. Undi yaje aravuga muri comment akwiriye kujyanwa igitagata akaganirizwa kuko ibyamubayeho ashobora kuba atari yiyakira neza. Urumva nyine ni ibitekerezo by'abakunzi bacu bagiye bandika. Ubwo urumva ko ni ibintu. Undi nawe araza aravuga ati kwifotereza mu ntebe ya Meya nyeka ko nabirenze, ahubwo ibi byabirenze ni mu ntebe ya perezida kuko Meya we ni ibintu biraho. Ahubwo uwo mukobwa nawe icyo yashakaga wasanga arafite nka misiyo yo kugira ngo agende abe yakwirukanisha Meya w'Akarere ka Nyanza. Burya hari igihe umuntu agutega agatego kugira ngo ukagwemo. Urumva muri ino si ya none kuba umuntu yakwicara mu ntebe yiwe nanone adahari, urumva ko atari ibintu nyine ari byo kuvugwaho cyane cyangwa ngo urumva ko nyine urumva ko nyine ni ibintu byajya bitungura abanyarwanda cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kuba yakoze ikosa ryo gufata iriya foto yicaye mu ntebe ya Meya akayishyira kuri social media, urumva ko nyine ameze nk'umuntu watumwe. Reka tuze gutegereza turebe icyavuye mu iperereza, kuko Dr. Bitser Murangira yamaze kwinjira muri ibi bintu, agiye kugenda akurikirana ibintu bya Meya byo kugenda asambana n'abakobwa. Kandi imbere na mbere ubundi ikintu kigomba kugendwa mu kazi cyangwa ikintu ugomba kwitondera iyo uje mu kazi, nyine byumvikana ko uje mu kazi. Akazi nta mikino ibamo, cyo ni icyambere. Akazi ni business. Burya mu buzima hataba akazi ngo kwinjiriza amafaranga ntabwo wabaho. Uzarebe nimaze iminsi ngaho iwanyu utajya mu kazi, uba wumva nyine wabuze icyo ukora, uba wumva utazi ukuntu umeze. Nyine urumva ko ni ibintu biba bibabaje cyane. Nyine abakunzi bacu, abantu benshi bari kugenda bakomeza kuvuga kuri no nkuru y'uyu mugabo uyobora akarere ka Nyanza, ariko ubu ngubu ntago akiyoboye kano karere ka Nyanza.
kuko yamaze no gutabwa muri yombi kubera kutakemura ibibazo by'abaturage cyangwa se abo yayoboraga mu karere ka Nyanza, cyangwa no kuba yagenda afasha abaturage. Rero uyu mumeya murabizi ko yari amaze imyaka myinshi ayoboye akarere ka Nyanza. We yumvaga ko yamaze gufata ntago bamwegura kuri kano karere ka Nyanza, azakomeza akayobore. Ahubwo we ikintu yishakiye yagira ngo yemeze abakobwa. Nk'uyu mukobwa ni wamutanze yicaye mu ntebe ye, muri kumubona ku mbuga nkoranyambaga zose. Uyu mukobwa ariho, nubwo bamwe nabonye bagiye bahisha mu maso yiwe, ariko uyu mukobwa niwo wirukanishije Meya. Meya yari afite umugore, yarangiza akajya ashorekeranya n'ishoreke yiwe, bakajya bagenda basambana. Urumva yuko Meya niwo wikozeho. Gusa buriya bimubereye isomo, bijye bibera n'isomo ku bandi. N'undi uzafata kuyobora akarere ka Nyanza nawe azige ko hari uwasimba yari umuntu wari wicanga wikundiraga abakobwa. Ndebera rero n'uyu mukize hanze rwose. Rero njye reka mbabwire ngo iyi ngiyi yari Kigali Rwanda TV. Wowe utarakanda subscribe uhawe ikaze kuri uyu murongo mugari kugira ngo nawe ukande subscribe. Njye reka mbabwire ngo rero hasta la vista, ndabakunda cyane.